ntabwo ushobora kubaka urugo wasenya urwawe. None uratanga inama ku bantu bubatse we warusenye, izo utigiriye urazigira abandi. Nta makosa. Kuri uriya mudamu barega ngo yatwaye umugabo, niba koko yaramutwaye akaba amufite, akaba ashaka kwihana neza, nasubiza umugabo w'abandi. Ariko niba bari kumwe amupfumbata, ntavuge ngo Mana yarambabariye agifite umugabo w'abandi, ntabwo byavamo. None niba byarakunaniye ugahunga, bikakunanira umugabo akagenda, bikakunanira ukajya gushaka, uri murigisha ngo iki? Ko nta kuri kurimo. Bariya bamama uvuze bigishije ubutumwa, bavuze Imana, abantu barakira mu mitima, bavuze Imana, abantu barahinduka. Haracyari byiringiro kuba bagihumeka ko Imana yakongera ikabakoresha. Si byiza gufata umuntu mutabana cyangwa se mubana ngo umwambike ubusa imbere y'iteraniro, imbere ya rubanda. Iyo image umusize ntabwo yubaka benshi nubwo wibwiraga ko wabubakaga. Reka twongere tubashimire kandi tubaha ikaze mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro byacu kuri Ahava TV. Nkuko bisanzwe tubibutsa gukora subscribe ku batarabikora, like ndetse no gusangiza ibi biganiro kuri bagenzi banyu kugira ngo uyu murimo dukora bivuga butumwa ubashe kugera kure hashoboka. Pastor, tubaha ikaze. Urakoze cyane. Nitwa Pastor Nturanyenabo Dieudonné. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nitwa Nzakundimana Jean Baptiste. Nkunda kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yego. Murakoze. Noneho nashaka kubabaza ubundi ivuga butumwa mwitangazamakuru ubu muraribona gute cyangwa ryakiriwe gute by'umwihariko nyine kubavuga butumwa abapasiteri n'abashumba? Ngiye ndashaka kuvuga ko ivuga butumwa mwitangazamakuru ryafashije abakristo benshi cyangwa se reka mvuge abizera benshi. Icyambere twabaga turi mu rugo, muri guma mu rugo. Ukajya kuri channel YouTube, Facebook n'izindi mbuga ukabasha gukurikira ijambo ry'Imana. Hakaba ari aho usenze ukumva wongeye kugarura ibyiringiro. Cyane ko guma mu rugo abantu benshi batayitekerezaga ko yaba. Ni nk'ikintu cyabayeho gikanga imitima ya benshi basa naho bahamutse. Rero hamwe no kumva ijambo ry'Imana, kuko mu ijambo ry'Imana Imana ihumuriza abantu. Mu ijambo ry'Imana Imana isubizamo abantu imbaraga. Rero ivuga butumwa mwitangazamakuru ryagize umumaro munini cyane, ryatanze n'umusaruro. Hari abantu bihannye, hari abantu babashe kugendana n'Imana, cyane ko byari ibihe bigoye n'ubu bitaroroha. Hari abantu ryafashije kwegerana cyane n'Imana. Uretse ko nanone hari n'ahandi Satani yarikoresheje, ararikoresha kugira ngo nanone agire abayobya. Turazi neza ariko ku bantu bakuze mu buryo bw'umwuka ko aho ubwami bw'Imana buri n'ubwa Satani babutuye hafi aho ngaho kugira ngo burogoye. Ariko navuga ngo 90% ivuga butumwa ryubatse abantu benshi nk'abakristo. Pastor Jean Baptiste, kuri wowe ivuga butumwa mwitangazamakuru uribona ute mu minsi ya none? Murakoze cyane. Ninjya kuvuga ivuga butumwa mwitangazamakuru ndiheraho. Ryangiriye umumaro jewe kubera ko byatumye ntaheranwa no kuba ntari mu materaniro, kandi nsanga ntarahamagariwe kubwiriza abantu 30 cyangwa 300 nyoboye. Sanga Imana yarampaye misiyo yo kubwiriza abatuye isi bose. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 18 na umurongo hafi wa 19 wa 28 umurongo wa 18 wa 19, Yesu yigeze abwira abigisha bagiye kubatuma arababwira ngo dore nahawe tware bwose mu ijuru no mu isi. Geze ku murongo wa 19 arababwira ngo nimugende muhindura abantu bo mu mahanga yose kuba bigishwa banyu. Amen. Nimurangiza mubigishe kwitondera ibyo nababwiye, dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. So nshingiye kuri ayo magambo Yesu yahaye abigishwa be, ubu ngubu abari gukorera muri iki gihe cyangwa se abagiye mu itangazamakuru muri iki gihe babonye uburyo bwo kubwiriza amahanga yose kandi bari iwabo. Amen. Twakoze ivuga butumwa, turacyakora ivuga butumwa online rigera ku bantu benshi. Niba narabwirizaga abantu 300 cyangwa 700 nshinzwe kuyobora, cyangwa se nkajya mu giterane natumiyeho kirimo abantu 1000, ariko ubu ndabwiriza abantu barenze amamiliyoni ari ku isi. Hari abavuga n'abatavuga, hari abakurikira bakabyumva n'abatavuze, ariko ikigaragara cyo
nuko kandi ikindi kintu cyafashije njyewe natekerejeho nuko ubutumwa bwagiye kuri social media, umuntu ashobora ubutumwa bwanyuzeho umuntu ashobora kubwakira uyu munsi bukamuhindura, undi uzahagera nyuma y'icyumweru agasanga bukimurindiriye nabwo bukamuhindura. Ni akantu nabonye kagize umumaro. Niba message yatambukaga mu iteraniro umunsi karangira, ubwo ugaruka akazavuga ibindi, ariko uyu munsi itangazamakuru cyane cyane kuri YouTube bituma ijambo ry'Imana rihaguma, usuye urwo rubuga agasanga icyanditswe kiracyahari, message iracyahari, ibigomba kumuhindura biracyamutegereje, agahindurwa nabyo abaye ari umwana w'ubugingo. Ibyo rero byagize umumaro cyane muri iki gihe cya none. Byagize umumaro muri iki gihe cya none. Kuri social media cyangwa ku bitangazamakuru nyine ni online niho turi kuvuga, haba hari abantu benshi bafite imyumvire itandukanye, bafite ibitekerezo binyuranye. Ntekereza ko ushobora kujyaho nk'umushumba uri kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko ukabona umuntu ugukasa cyangwa ugusenya atitaye ku byiza wavuze, atitaye ku nzira nziza wari uri kuyobora ku bantu. Icyo kintu ntabwo mujya muhura nacyo pastor? Ibyo bintu duhura nabyo cyane, ariko kuko Kristo ari we cyitegererezo cyacu, tugakomezwa n'ibyo Kristo yaciyemo. Kristo warahoye yabwirizaga ubutumwa bakamwita ko ari umukuru w'abadayimoni. Yagize abamupihinyuza, yagize abamupinga, ariko ntago byabujije kudasoza misiyo yamuzanye ku isi. Natwe rero turi cyitegererezo. Iyo turebye Paulo muri Timoteyo, agenda hatwereka uburyo Paulo yagiye ahura n'ingorane nyinshi. Paulo yabwirije ubutumwa arafungwa, Paulo yabwirije ubutumwa aratukwa, abantu bakajya bazana amateka y'igihe cya kera, urimo kubyumva, ariko ntabwo byigeze bimubuza kuvuga ubutumwa. Twebwe ntabwo turafungwa. Hari ababwirije ubutumwa baranafungwa nk'aba Paulo, bagafungirwa muri gereza bishyura. Twebwe nta gereza twishyura, nta niyo turajyamo, nta n'impamvu yo gucika intege, kuko ibyo dukora tubikura ku birenge by'abatubanjirije. Ni ukuvuga ngo nimba icyitegererezo cyanjye cyaba Paulo, ngomba kuvuga ngo nimba Paulo yaratsinze, mu bihe nk'ibi ngibi nanjye nzatsinda. Kandi ntabwo ari ngombwa ngo tuvuge ubwami bw'Imana ngo Satani anezerwe. Hari abakozi abagenti, ari bakozi ba Satani baba ari hariya bashinzwe guhinyuza ijambo ry'Imana tuvuga. Nimba ubona umuntu abwiriza ubutumwa bwiza, intambara zikamuhagurukira, nuko Satani yabonye neza ko hari ubwami bwe burimo busenyuka, nawe agahagurutsa abakozi be kugira ngo atucecekeshe. Ariko ntabwo tuzaceceka, tuzakomeza kuvugira Kristo, kuko niwe cyitegererezo cyacu. Yaremeye arapfa, ariko yaranazutse. Nimba yarapfuye, dufite ibyiringiro dukura mu ijambo ry'Imana, kumwizera niyo yaba yarapfuye azongera akabaho. Bityo rero Yesu aravuga ngo ntugatinye uwica umubiri, ahubwo utinye uwica umubiri akica n'ubugingo, ko ari ufite iki imbaraga. Naho ubundi izo ntambara uvuze duhura nazo, urabwiriza ubutumwa bwiza, undi akajya haragakritika, ariko kuko tubazi, kuko nta bwami bw'Imana bwabasha kwirwanya. Byanze bikunze haba ubundi bwami bushaka kurwanya ubw'Imana dukorera, ariko ntabwo buzaducecekesha, kuko twizereyemo yaranesheje, natwe tuzatsinda. Urakoze cyane. Pastor, iyo umuntu akoze nk'icyo akagukritika, ukumva aranarengereye, kumva aragukomerekeje, ubyakira gute wowe nkawe nk'umushumba? Cyangwa icyambere ngomba kubanza kureba uwo muntu icyo yanditse cyangwa kritika avuga, kuko mbere yuko mba umushumba hari ibintu bine by'ingenzi ngomba kuba mfite mu mutima wanjye. Icyambere ngomba kuba mfite umuhamagaro. Uyu muhamagaro ni ushoboza no kwihanganira ibyo ngibyo uvuga. Icya kabiri, kugira ngo umushumba ngomba kuba mfite umutima wagutse, wakira beza ukakira n'ababi, kandi nkamenya uburyo buri muntu wese nitwara n'uburyo mbana nawe. Icya gatatu, ngomba kuba mfite amaso yo kumenya buri muntu, uyu uri kuvuga nindi, ubundi ikimuteye kuvuga ni iki. Kuko Satani, Petero yigeze avugira inyuma ya Yesu, Yesu aramucecekesha. Ntabwo yacyashye Petero, ahubwo yacyashe umwuka mubi wari winjiye muri Petero. Rero igihe umuntu avuga, aya maso Imana yampaye amakumenya uyu uvuga aravugishwa n'iki, ubundi ikimuteye kuvuga ni iki. Hanyuma rero icyakane ngomba kuba mfite ni ikiganza kimenya kuzamura. Hari ibyo azavuga ari byo, ntabwo nshinzwe kumucecekesha, ahubwo ngomba kumuhereza imbaraga, kumuzamura. Rero nshobora kukubwira yuko njyewe nta kibazo bintera, kuko manza kureba ikivugishije umuntu. Hari igihe umuntu avuga ari umwana, mu buryo bw'umwuka ari umwana, akavuga ibintu kuko abivugishijwe n'ubwanwa, si umugome,
nta nubwo agusenya bishaka, ahubwo ni ukubera ko ari umwana mu buryo bw'umwuka, mu buryo ntiyarezwe. Uzajya kubona ubona umwana mutoya turabagira mu ngo zacu, uravuze ngo dadi nawe asubiyemo dadi, wenda ntazi n'icyo bivuze. Hari n'abantu rero bandika ku materi kuko uri umukristo wakijijwe, ukaba warasomye mu Befeso 2 havuga ngo turabe Imana yaremye 2:10, turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza. Ntabwo harimo gusenyana, ahubwo harimo kubakana. Tena warasomye ijambo ry'Imana reka ko turi ingingo zigirirana, ntabwo wansenya. Ahubwo aho nigisha ijambo ry'Imana neza, wacinya umukambira ngo ririya jambo uburyo warisomye n'uburyo waryigishije numvishije atari bwo, ubwo ni umukristo ukuze. Ariko iyo uri umwana mu mwuka nyine wandika komenti ukanakritika uko ushaka, nuvuga ngo mbere ko ngusubiza ngomba kumenya uwo ngiye gusubiza nindi. Murakoze. Reka tujye kuri Pastor Jean Baptiste. Pastor, ni uruhe rucantege wari wahura narwo kuri aho utangiriye kubwiriza cyangwa kwigishiriza kuri social media cyangwa mu itangazamakuru ryo kuri internet? Umbarije ikibazo cyiza. Mbere yuko nsubiza icyo ndasubira inyuma gatoya ku byo Pastor Diodo navuze. Umubarije ku bintu bituma hari abantu bakasa abantu cyangwa se bakabaca intege bakabasenya. Ndavuga impamvu ebyiri zituma ibyo bintu bibaho. Icya mbere, Yesu yabanje gutegura abigishwa be. Iyo utateguwe birakugora, ariko yo winjiye mu muhamagaro uzi ko uhamagawe n'Imana ugategurwa, hari ibintu, hari principe Yesu yatanze nk'umurongo ngenderwaho ku bantu bamwizeye. Umuntu wese wamwizeye wahamagawe n'Imana neza azi ko ari ibintu azagenda nabyo iminsi yo kubaho kwe. Mu gice cya 5 cya Matayo, Bibiliya iravuga ngo yazamutse umusozi abantu benshi baramwegera, aterura amagambo. Yabanje kuvuga abantu bahiriwe. Yavuze abahiriwe, aravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, hahirwa afite inzara n'inyota byo gukiranuka, hahirwa abanyembabazi, hahirwa avuga bawe komba guhirwa bari bo. Ariko ageze ku murongo wa 11 ahindukirira abigishwa be. Amaze gusobanura amahirwe y'abandi, amaze gusobanura amahirwe y'abazamukuriki cyangwa se y'abantu mu buryo busanzwe, abanyembabazi bivuga ngo ugira imbabazi nawe arazigirirwa atari uko yasenze, ufasha abari nawe arafashwa kuko atari uko yasenze. Nshatse kuvuga ko icyo umuntu abibye n'icyo asarura, abanyembabazi nibo bazazigirirwa, abihangana nabo bazihanganirwa. Yabanje kubategura. Ageze ku murongo wa 11 ahindukirira abigishwa be, arababwira ngo namwe muzahirwa ubwo bazabanga, bakababeshyera, bakabatuka, ibibi byinshi babampora. Nibibageraho muzanezerwe, mwishime, munezerwe kuko ingororano zanyu azaba ari nyinshi mu ijuru. Iki ni gitumye mivuga mu gihe bari kunkasa, bari kumpora iki? Ni ubutumwa bwiza cyangwa ni amakosa nakoze? Hari uburyo bubiri bushobora gutuma umuntu bamukasa. Bashobora gukasa kubera ubutumwa bwiza uri mu bwiriza, wenda bidahuje nuko abantu babishaka. Kuko nta buryo wavuga ngo unezeze abantu bakwemere bagukomere yombi babyemere, na Yesu waje kubapfira ntibamwemeye. Mu mwanya umwe yakoze bitangaza ngo afite umwuka w'ubutware bwa Belezebuli, mu wundi mwanya yikoreje umuntu ku Isabato, ahubwo tubonye ikintu kimwicisha kuko ari kwica amategeko. Rero ntacyo wakora ngo unezeze abantu, ariko ubundi ni ubutumwa bwiza uri kuzira. Aha tujye turareba nanone niba tuvuga baraduhura iki. Swati hari igihe bakuvuga bakagukasa kubera ubutumwa bwiza, ariko kandi hari n'igihe bagukasa kubera amakosa yawe. Tukavuga ubutumwa buvanzemo n'ibyaha. Iyo dufite ubutumwa buvanzemo n'ibyaha, byanze bikunze hari ikintu namenye, Imana ibabarira icyaha ariko ingaruka uhangana nazo. Icya gatatu ndi buvuge, hari igihe badukasa kubera amateka. Ndagira ngo badukurikiye banyumve neza. Hakaba hari amateka nanyuzemo, ubuzima nabayeho, ibyaha nakoze, ibibi nakoze, hanyuma abantu banzi muri icyo gihe cy'ibyo bibi byanjye, wenda duherukana ndumupagani, duherukana ntarizera ngo mpagarare mu murongo nyawo. Icyo gihe twaherukanaga wari uzi ko ndi umunyamafuti mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wongeye kumbona uyu munsi ndi kuvuga ku mbaraga z'Imana, nihishurirwa no gukiranuka kw'Imana no kugirirwa neza n'Imana.
igihe gishize nge nawe tutabonana, ntabwo uzi amateka nanyuzemo, ntabwo uzi urugendo nagenze kugira ngo mve kuri ya pariti wari unzimo ngere ku pariti ndimo uyu munsi. Kuko Yesu yaje gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Amen. Yazanywe no gushaka bari mu byaha ngo abakuremo abahagakiza. Amen. Niyo mpamvu yahagaze aravuga ngo mwese abarushe namwe abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Amen. Arangira aravuga ngo kandi munyigireho kuko ndumugwaneza kandi noroheje mu mutima. Amen. Niba ugiye kunkasa ushingiye ku mateka yanjye ntabwo ndi bukurenganye. Niyo makuru ufite. Icyakora wari ukwiye kubanza kubaza ko muheruka ari muri ubu buzima ubu bwo yabugezemo ryari. Wabona amakuru bigakurinda kumenya ibyo uvuga. Waba utayazi uvuga ibyo ubonye. Kuko kamere muntu abantu tugira umunwa wihuta kuvuga. Wihuta kuvurwa. Nshatse kuvuga ko ushobora kuzira ibintu bitatu. Ndabivuga bisubiremo. Icyambere ushobora kuzira umuhamagaro bagukasa. Kuko uri kuvuga ibyo abantu badashaka kumva. Icya kabiri ubasha kuzira gukora ibyaha ukabikorana n'umurimo. Mpamvu mbivuze nuko dufite abantu babwiriza ubutumwa ariko ari abasinzi. Dufite abantu babwiriza ubutumwa banasambana. Mumbabarire mu nyumve neza. Ibyo rero Imana ishobora kumbabarira icyaha nakoze, ariko ingaruka zacyo zirangaruka zikangaragura. Kuzisporta rimwe na rimwe bikunda kugorana. Ubundi habigeragezo bitatu. Ikigeragezo kizanwe na Satani, ikizanwe n'Imana, icyo wizaniye. Ikigeragezo Satani yazanye amasengesho nta gikuraho, gikurwaho nuko Imana ivuze ngo Satani aramwaye nagende hagarara weme. Igitewe n'Imana irabanza ikagupimika kugeza ku gipimo ishaka. Yabona ugezeho akavuga ati kabisa aha wanesheje nawe gisohokemo. Ariko icyo wizaniye nani wowe ufite urufunguzo rwo kukivanamo. Niba nzira amagambo menshi nintayagabanya nzakomeza mvugwe. Niba ngerageza kugira imico mibi nintayihindura nzakomeza mvugwe. Mpangane n'ibindimo kuko umuntu asiga ibimwirukaho ariko ntabwo asiga ibimwirukamo. Tubyumve neza. Icya gatatu rero gikunda kugora bamwe na bamwe ni amateka. Uyu munsi dufite igihugu cyiza kigiza gifite amateka, ariko na n'uyu munsi nubwo habayeho kubabarirana, habayeho guhanirwa ibyaha abantu bakoze, ariko uyu munsi haracyariho ingaruka. Ndetse hari n'amateka atuma umuntu adashobora kwisanzura, yanakwisanzura kuko izi ngaruka ndi kuvuga n'aya mateka ari kuba ku rubyiruko, agenda agongana n'urubyiruko. Umukobwa agakunda umusore bigana ku ishuri, urukundo rukazamuka umuriro rukaka, ayirabijo teme nakwagaranya, mbese bikagenda neza bigashyuha, byagera mu miryango kubera amateka. Bati ubukwe ntabwo bwabo. Ubukwe bukomwemo n'iki? N'amateka. Ngaruka amateka ateje ikibazo. Rero hari igihe abantu bandemera mu ishusho ya kera mba mu kabari, mu ishusho ya kera nikundira abagore, mu ishusho ya kera nkora ibyaha, babona uyu munsi. Hari n'igihe wenda nshuti twinjira mu ivugabutumwa tugatangira gukizwa tukajya mu rusengero ariko tutarahinduka neza. Kubera iyihe mpamvu? Tutarahinduka neza tugaragaza bimwe byaho twakomotse, ariko etape par etape, umunsi ku wundi tugenda dutera intambwe twinjizwa mu bwiza bwa Kristo. Iyo tumaze kugera mu bwiza bwa Kristo duhindurwa ibikoresho Kristo akoresha iby'icyubahiro. Iyo Kristo ari kudukoresha bakaturebera muri ya mateka, birashoboka ko badukasa. None mu gihe mpuye n'ibyo bintu uko ari bitatu, niki kindeba? Icyambere, niba ari amateka nagize yambayeho nta handi nayashyira, kuko Paulo byamubayeho. Yabwirije ubutumwa atangira kubabwiriza i Damasiko, atangiye kuvuga ubutumwa maze kuzura umwuka wera, bajyaga bavuza induru ati ishyano riraguye. Aratufasha aratwicara tumara kubera ko bari bamuzi nk'umwicanyi. Avuye yabonye bari kumurwanya agiye Yerusalemu. Ageze i Yerusalemu nabo baramukomera kubera amateka y'ibyo yakoreye Yerusalemu. Yari kuzira iki? Yari kuzira amateka. Ariko kandi azanye ubutumwa bwiza. Birangira yemeye kuvuga ati nshingiye ku ngorane nagize n'akaga nateje abandi, nanjye nihanganiye akaga nzagira. Amen. Nshatse kuvuga iki? Niba ninjiye mu muhamagaro hari abantu narenganije, ni nihanganira imibabaro nzagirira mu murimo. Yego.
niba ninjiye mu muhamagaro hari abantu navuze nabi nihanganira amagambo nzavugwa nageze mu murimo kubera iyihe mpamvu nubwo nahindutse icyaremwe gishya nkaza mu murimo ariko amateka azankurikirana amateka nankurikirana nshobora guhorwa ibyo nakoreye abandi kuko biri tubwira neza ko umuntu aziturwa ibikwiranye n'ibyo yakoze niba hari ikintu nagiye nkorera abandi niba narabibye urwango munyumve neza nkagira urwango rukagira abantu rwafekita rukabangiza biraza kungaruka nimba nirugira ngo ndabikubwira unyumve neza uwitwa Morodekayi yibereye Ishushani ayobowe na Hasuwerusi uwitwa Hamani yamaze kumenya ko Morodekayi ari umuyuda yibuka amateka y'igihe Imana yabwiraga Sawuli ngo ajye kurimbura abamareki arokora Agagi yibuka ko Samweli yamutemaguriye imbere y'abantu aravuga ati nanjye ubwo mbonye abayuda n'ibintu badukoreye bakica abamareki nanjye ndabandikira mbamareho mbavaneho ndatanga n'ibiguzi bwami ariko abahungu mbarangize n'abakobwa babo ariko agira ibyago bimwe haleluya ibyago yagize nuko yashatse kugura abantu bafite ubwishingizi ku Mana yashatse kugura abantu bafite adresse ku Mana nshatse kuvuga icyahangaha kuba narahindutse hakaba hari amateka nkurikirana ntabwo azanyeganyeza kuko mfite ubundi adresse mfite indi adresse ku Mana nabaye icyaremwe gishya nyimara kuba icyaremwe gishya ntabwo nshobora kunyeganyezwa n'ibyo bariho bavuga n'ibyo bariho bakora kubera ko yavuze ngo iki muzanezerwe mwishime kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru ibirenze ibyo nta kuri kurimo ibirenze ibyo nta kuri kurimo pastor akoze cyane ndaza kukagarukaho gato ariko hari ikibazo nari nkubajije nuko wari ugiye kunganira ibyo yaravuze bijyanye no reka nyisubize ndakimuka urambaje ati giye wowe nizihe ngorane wahuye nazo okay kugeza ubu nta bibazo mfite nta nubwo mfite abari kunkomera bavuga nabi nuwavuga yavuga bitewe n'amateka nigeze kugira ariko sinamurenganye ariko uyu munsi ivuga butumwa aho ndikorera aho ndinyuze ku ma YouTube atandukanye abo mbona nabambwira ngo courage abambwira komerezaho abambwira ngo uri kutwubaka we yavuze ngo umuntu ashobora kugusenya kubera ko ari umwana mu gakiza ariko mu minsi ya none hari igihe ubona mu pasteri cyangwa umuvuga butumwa asenye mugenzi we kuri social media biri kugaragara cyane muri iyi minsi hari n'abari kuvugwa cyane muri iyi minsi kubera ko ari byo byababayeho ukabona umwe yibasiye undi ibi byo biterwa n'iki kandi bo ntekiza ko ari abantu babakuze mu gakiza pastor ndashaka uturebere muri Timoteyo wa 2 ibice 4 n'umurongo wa 14 n'uwa 15 hanyuma tuze kumva iki jambo ry'Imana rihavuga hanyuma ndaza kubona guhita ngusubiza dusomere ibice 4 n'umurongo wa 14 n'uwa 15 urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 14 haravuga ngo Alexandre umucuzi w'imiringa yangiriye inabi nyinshi umwami wacu azamwitura ibikwiye ibyo yakoze nushaka kurekera ahangaha aya ni amagambo dusoma mu ijambo ry'Imana atwereka uburyo Pawulo yabwiraga Timoteyo akaga n'agahinda yahuye nako mu uyu muhamagaro. Ibintu byo kurwanya ntago ari ibintu bitangiye nona mu buzima mu muhamagaro wa Pawulo yagiye ahura n'izi ntambara. Hano yahuye n'umuntu bita Alexandre umucuzi w'imiringa yabwiriza akavuga tuntu umweskoro uwo ngo arishatira amafaranga uwo akamukritika mu buryo bwinshi butandukanye kugeza aho Pawulo yagize igikomere ku mutima we ariko kuko yari yarahamagawe n'Imana aravuga ngo Imana izamwiture. Yamuciye intege yaramukrititse aramusebya ubwo arimo arabwiriza nta mani murimo nta gakiza afite. Ubwo buzima rero ba Pawulo babuciyemo ariko ntago bigeze birwanirira. Nawe uri muvugwa mw'iki gihe icyambe nakubwira ngo komera. Hari ibyo pastor yavuze nimba ari ingaruka z'icyaha nakoze ndasabwa kumenya uburyo nzitwaririkamo kandi izo ngaruka zirarangira. Urimo kubyumva? Ariko Alexandre nawe yavugaga nabi Pawulo bishingiye ku mateka Pawulo yagize mbere ataraba Pawulo akitwa Sawuli. Rero ndashaka mvuge ngo amateka
ashobora kutuzana intambara nk'abantu barimo bavugwa kenshi, barimo bavugwa runaka yatwawe umugabo, nge mbifata muri suforme y'amateka. Ashobora kuba yaragiye ku mukozi w'Imana, cyangwa Imana ikamuhagurutsa nyuma hari amateka mabi yigeze agira. Ayo mateka mabi akazazamuka akagaragara igihe atangiye kugira ute kwigisha. Aba icyo abantu bagomba kumenya ni iki, kubera iki ari amateka mabi azamutse mu iki gihe. Mbere akimwiba akiri hasi atarajya mu itangazamakuru, kuki batavuze? Kuki uyu munsi bavuze? Abantu bagomba kumenya ko na Satani yuririra ku icyo kintu cy'amateka kugira ngo azimye imihamagaro y'abana b'Imana. Niyo mpamvu iyo ngeze aha nge nkoresha icyanditswe kiri mu Magalatiya 6 aho yavuga ngo nuko bene data umuntu niyadukora n'icyaha mwebwe ab'umwuka mugaruze umuntu umwuka w'iki w'ubugwaneza. Mbere y'uko ucira umuntu urubanza manzi umenye ngo icyo cyaha gikoze ryari. Ese yagikoze yarahamagawe cyangwa yagikoze atarahamagarwa? Ndemera hari abantu babikora barahamagawe bari no mu muhamagaro, ariko hari n'abandi babikora batarakira agakiza, batarakira Kristo, bakiri hasi. Urugero, wenda nta mwana mfite hanze, nshobora kuba pastor ariko narabyaye wenda urugero hanze. Mbere yuko uvuga ko mfite abana hanze, banza umenye nababyaye ryari. Wenda necyagiye narindi mu businzi, necyagiye narindi mu bya ntaramenya Kristo, ariko Kristo arahamamagara. Urimo kubyumva? Amaze kumamagara angirira icyizere cyo kwitwa umukozi we. Urimo kubyumva? Noneho rero uyu munsi nibyo pastor yavuze, hari ingaruka. Timoteyo yahuye n'izi ngaruka za uyu André Forgero amuca intege, amuvuga nabi kubera ko yari afite amakuru n'amateka y'igihe cyatambutse. Rero ndashaka mvuge ngo nje nta kintu byantwara, kandi nabwira n'abari guca mw'ibi bihe ko bagomba gukomera bakamenya uburyo bitwara mw'ibi bihe turimo. Nibihe Imana irimo ikora, ni nibihe Satani nawe arimo akora. Ni igihe turimo tubwiriza ubutumwa, ni n'igihe Satani afite abandi ashaka kuyobya. Rero ntabwo tugomba gushingira cyane ku ntege nke, ahubwo tukwiye no kureba n'icyiza yakoze, ahubwo mwene data tukamwingingira, tukamusengera, tukongera tukamugira n'inama kongera agahaguruka agahagarara ku rufatiro ruzima. Urakoze. Pastor Jean Baptiste, ibintu byo gusenyana cyangwa gukasa, ukabona uvuga butumwa akashije mugenzi we akamusenya akamwihanangiriza muri social media. Ndanditswe ntago mbivugaho byinshi. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo igice cya 7. Ibi ngibi ngiye gusoma hanga. Uri umuvuga butumwa wahamagawe na Kristo, uri umupastori wahamagawe na Kristo, hari ibintu bikubuza. Uramutse ubikoze ntuburi mu muhamagaro wa Kristo, ufite ibindi bintu kurikiye. Ngiye kubisoma uko byanditswe. Yesu na magambo yavuzwe na Yesu yaravuze ngo nti mugacira abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucirwa. Icyambere mbivugiye ni iki, nuko hari abantu bahagarara ku nkuru batahagazeho. Inkuru ntabwo judgment wakoze, ntabwo wigeze ujya gucukumbura ngo umenye iyo byatangiriye, ariko bihagazeho urasenye, urakubise, urarimbuye, uramenaguye. Bibiliya iravuga ngo kuko urubanza muca ari rwo muzacirwa, namwe urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo. Ngira ngo wowe uvuga runaka witegure ko nawe ejo bazakuvuga, kuko akebe ugeramo niko nawe ugererwamo. Ubundi kuvuga abantu bakuze, nta muntu ukuze ushobora gucira mwene se urubanza atari umucamanza gutise. Gatatu, ni iki gituma ubona gatotsi kari mu ijisho rya mwene so ariko ntiwite ku mugogo uri mu ijisho ryawe? Haryo ko ubwo ko watokoye abandi to kugenzuye nta bitotsi twakubonana. Nujya kugenzura, hari umugabo wanyigishije ejo bundi ndi kwiga ku cya 10, turi kuvuga ku cya 10, yambwiye ijambo ryiza cyane. Yaravuze ngo hari umugabo umwe wo muri Amerika yabwiye abantu yarayoboye, aravuga ngo nta muntu yaho ubudiyakoni, ntiyamuha protokole, ntiyamugira pastor, ntiyamugira umubwiriza butumwa mu rusengero azi neza ko ari icya 10. Kuko abantu barya icya 10 nibo ba mbere bashoza intambara mu itorero bavuga ku mafaranga kandi ntayo batanga. Abantu batitanga mu rusengero nibo bagumura abandi ngo muri kuyatangira iki, nibo bamenye umubare wayinjiye. None rero burya abantu babi nibo bamenye abandi babi. Kuko umuntu ujya kuvuga ibintu
atakoreye ubusesenguzi buhagije kandi biri kwangiza ubwami bwa Kristo, buri kwangiza ubutumwa bwiza umuntu yavuze, ntago mpamanya nawe. Impamvu nuko yavuze ngo niki, cyangwa wabasha ute kubwira mwene so uti henga ngo utokora agatotsi mu ijisho ryawe kandi ufite umugogo mu ijisho ryawe. Example, ntago ushobora kubaka urugo wasenye urwawe. Nine uratanga inama ku bantu bubatse, we warusenye, izo utigiriye urazigira abandi. Nta makosa. Manzu wubaka urugo ube exemplaire. Numara kuba exemplaire uze hukura abandi. Uza ubikoze neza. Ntabwo bishoboka. Ntiwabura umusore ngo ujye guhugura abubatse. Urabagira iyihe nama se? Wahuye nabyo se? Wabinyuzemo se? No, niba utabinyuzemo ntabwo ubizi. Ariyo ubizi nibwo ubikemura. Ikindi yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo abo ngabo ni indyarya. Aravuga ngo banza wikuremo umugogo uri mu ryawe jisho, kuko ari bwo ubona uko utokora agatotsi kari mu ijisho rya mwene so. Nshatse kuvuga iki? Ubundi ko runaka bamuvuga iki, ngewe baramvuga iki? None se nge hagize uramu kumenya ibyanjye yabivuga ate? Burya nuko ari ibyo byagaragaye. Ejo bundi Pawulo aherutse kwandikira Timoteyo, aramubwira ngo mwana wanjye ureke kunywa amazi gusa, ahubwo unywe vino nyakubwinda yawe kuko urwaragura. Ariho handi bakunda kuvuga ngo unywe kubwinda yawe yakunaniye. Abantu banditsemo yakunaniye, ariko biravuga ngo unywe vino nyakubwinda yawe kuko urwaragura. Ariko umurongo wakurikiyeho yaravuze ngo ariko roshaho ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare, naho iby'abandi bizagaragara hanyuma. Rero nubona ibyaha runaka byatwikuruwe, nuko ibyawe bitwikire nawe bizatwikururwa. Kuko yavuze ngo hari igihe kizagera ibyo umuntu akora yiherereye bigatwikururwa, bikajya ku karubanda, bikagaragara nk'abambaye ubusa. Rero niba ikigutwikiriye itondera uwatwikuruwe, kuko nawe uzakurikiraho. Ukira aho ngaho ushatse kuvuga cyangwa bishatse kuvuga ko nimbona mugenzi wanjye ari kurengera nzaceceke kubera ko nanjye ntari ntungane. Reka ngusabe gato, ntabwo uzatwikira, ariko hari uburyo umuntu ushobora kumuhuguramo. Bibiliya iravuga ngo mwene so nakora ikosa umuhamagare, umubwire ikosa rye. Niyanga uhamagara undi, ngo kugira ngo ijambo ryawe rigire uburemere, ngo niyanga umuteze itorero. Ubwo nubugira gatatu, niyanga azakubeho nk'umunyamahanga. Nimba mwene so umubonye mu ikosa ukaba utaramwegera, ntabwo wemere no kumucira urubanza. Reba umuhamagare, umuhugure, niyanga uhamagara undi. Nimba kunaniye, ntabwo azananira uwa kabiri, ntabwo azananira itorero ngo narangiza ngo akomeze abeho. Aho ngaho azashirwa hanze. Erega ni Imana irihangana. Igihe cyose izo nshuro 3 mvuze utarazikora, irinde gutunga mwene so urutoki, irinde no kumuvuga. Birashoboka ko Imana igwishuriye intege nkeze kugira ngo umuhindure. Birashoboka ko Imana ikweretse ubwo bwambure bwe kugira ngo umufashe mu buryo bw'umwuka agire hava agire nahajye. Iyo turebye Joyce May, harabona yahuye nabo mu muhamagaro wiwe, baramutangaza bamuvuga nabi, ariko hari ahandi yageze ahura n'umushumba mwiza aramubumba. Yemera bwa bupfu bwe, yemera bya bindi bambwindaga bamwirukana bavuga ko atari umukozi w'Imana, ni umusinzi, ni umunywi w'itabi, ariko ahuye n'umushumba mwiza aramubumba. Igihe cyose yamusengeraga, igihe cyose yamugiraga inama, igihe cyarageze Joyce May aba muzima. Uyu munsi ni umukozi Imana ku isi dufite w'icyitegererezo. Nyamara yarabwirizaga ariko akagira ahantu yiherera, akagira kanafata. Ijambo ry'Imana ritemera kandi nawe azarika rikosa. Gukomera umuntu ntago bihindura umuntu, ahubwo gusengera umuntu no kumugira inama no kumwereka ko muri kumwe bishobora kumuhindura. Ni nazo mbaraga Yesu yakoresheje. Yesu aza mu isi ntabwo yigeze acyaha abantu, ntabwo yigeze acyaha abantu ngo uri umunyabyaha pastor. Oya, yarabanje abereka ubugwaneza. Abari barwaye arabakiza, abari bashonje arabagaburira, abari bapfushije arabazurira abantu, arangije abona kubereka ububi bw'icyaha. Rero muri urugendo turimo nibyo pastor yavuze, uyu munsi yaba ari ngewe, ejo yaba ari wewe.
uyu munsi ni pastor urimo uvugwa kubera ko ibye byagaragaye, ariko bamugani nawe ibyawe hari igihe bizagaruka. Niyo mpamvu ibintu by'agakiza nje mbona impamvu abantu benshi biruka kuvuga mwene se kuri channel cyangwa bagasebanya, ahanini harimo n'indamu. Hari abantu Satani akoresha mu buryo batamenya, kubera ko pastor yambaye ikoti ryiza nka gutya yambaye, uraberewe pastor, mbone rero nambi kubwire urimo kubyumva, undi atari ko buriya andusha kubwiriza, none akuririra ku ntege nke yabonye kuri mwene se, bikamutera gutangaza tayari wamaze kuba umukozi wa Satani, kuko buri mukozi aranga ubwamakorera. Niba uri umwana uri umukozi w'Imana ugomba kubumba mwene so, ukamenya ko no mu Kristo yagutumye na Dieudonné yabamo na pastor yabamo. Niba uri umukozi wa Satani nawe uzarangira abantu. Ikindi Satani arimo arabikora kugira ngo ace abizera imbaraga, bere kwizera abakozi b'Imana. Nyamara Yameri yavuga ngo nzagendera muri bo kandi nzakorera muri bo. Ijambo rikavuga ngo wizere umwana w'umuntu avumwe, ariko rikongera kuvuga ngo mwizere Imana, mwizere n'abahanuzi bayo. Nubona mwene so yaguye wimukomera amashyi mu byaha yakoze, mubwire ngo courage, komera, haracyari ibyiringiro yuko uyu munsi waciwe ariko ejo bakongera ugashibuka. Nubona amaze gutora agatege umubwire atari ko warahimutse. Murakoze. Hari akantu Pastor Dieudonné akomojeho wenda wasanga ari nacyo warugiye kuvugaho, ko harimo n'ikijyanye n'ishyari mu bavuga butumwa, yabona uri kuzamuka tereka mukase mukubite musenyagure mushwanyaguze kugira ngo wenda ndusheho kumujya hejuru cyangwa ndusheho kumujya imbere. Ntarinjira kuri icyo kintu kiryo shyari, hari icyo nifuza kuvugaho gatoya. Hari indangagaciro z'umugenzi ugana mu ijuru. Hari uburyo biblike bwo gukemura amakimbirane. Pastor amaze kuyavugaho. Pastor Dieudonné agize atya wenda arampemukiye, cyangwa se numvishe ko yahemukiye undi, numvishe bari kumuvuga. Ntabwo nkwiye gufata iya mbere ngo uvuge ngo nanjye ibyo bintu nigeze kubyumva, bishobora kuba ari ukuri. Ahubwo ngomba kumuhamagara, wanyemerera tukabonana. Pastor baherutse kumbwira, nimperutse kumva ibintu bimeze gutya na gutya, bimeze biti. Swat ashobora kunyemerera ko byabayeho, nkamugira inama yo kubisohokamo. Bishobora kuba ari ukumubeshyera, uretse ko gakano bukumve, uretse ko amototo y'uruhara na masoso nta kaburi imvano. Ntabwo ibintu biba public bidafite resisource. Muri ya soko nibwo tugomba, ambwije ukuri, tugomba kumenya uburyo tuzibira ya soko ngo hatazavukamo ikibazo. Aho bikunda kuba ikibazo ni ryari? Aho bishoboka, ngiye kuvuga akantu munyihanganire. Aho bishoboka, ariko nabyo ubizanya akaba afite ikibazo. Bibiliya ngo nta kibuze bizitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Naratangaye nsomye Bibiliya, umunsi Imana ibwira Aburahamu mu gice cya 15 cy'itangiriro ngo ubwoko buzagukomokaho bazabasuke mu gihugu kitari icyabo. Yarababwiye ngo bazabakoresha imirimo y'uburetwa, ariko iryo shyanga rizabakoresha nzarihana. Amen. Nshatse kuvuga iki? Birashoboka ko umuntu yakora amakosa, pastor. Yego. Bikaba na ngombwa ko Imana izashira amakosa ku mugaragaro. Bibiliya iravuga ngo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpamwe nawe, ariko ninza kuguhana nzagushyira imbere y'amaso y'abantu nkuko bikurikirana. Icyo gihe rero cyo kubitwikurura, hari igihe bikorwa na bene so. Nyamara ngewe ngiye gutwikurura Dieudonné, nta Mana yantumye. Niba nta Mana yantumye rero nigeze umucamanza, nzatimbagurwa. Nibyo koko ndamutwikurura yagiye hanze, ariko nanjye nzakubitwa imihini yo kujya gutwikurura umuntu itantumye. Oya, itantumye, kuko ngewe impumurongo. Bibiliya yatubwiye ngo tugende tubegere, tubahugure, tubigishe, tubunge. Nibemera kungwa tuzaba twungutse bene data. Noneho niba tunanira, Bibiliya itubwira ko niba mwene data yadutsweho n'icyaha,
nimwegere muganire, twiyunge, n'ibyanga muteze mwene data wundi, n'ibyanga muteze itorero, n'ibyanga tumuhereze Satani. None se byageze kuri izo tape? Icyo nemera ni kimwe, akareka nkavuge nitonze ntimunyumve nabi. Icyo nemera ni kimwe, nuko binashoboka ko abantu bagira imitima yinangiwe bakihesha amahoro adahari. Jean Baptiste ndabizi ko Imana yampaye kuvuga, kuba mfite ijambo nkumva navuga ijambo nanakoze n'amafuti. Ibyo bintu ntabwo Imana ibyihanganira iteka. Ikintu yihanganira nuko nihana. Icya kabiri ngiye kuvuga mu nyumve, hari uburyo bwiza bwo kwihana. Niba Dieudonne namwibye ihene, nimwegere, nkaba nayitwaye nkajya mu cyumba ati Imana imbabarire gutwara ikiziriko, kandi ihene nayihari, nisubireyo nemera ko n'ihene ihari, mfate ya hene nyisubize Dieudonne, nibwo nzaba nihanye neza. amen. Kwihanira wahemukiye. Ubwo nshatse kuvuga ikintu pasiteri yakomojeho kuri uriya mudamu barega ngo yatwaye umugabo. Niba koko yaramutwaye akaba amufite, akaba ashaka kwihana neza, nasubiza umugabo w'abandi. Ariko niba bari kumwe amupfumbata, ntavuge ngo Mana yarambabariye agifite umugabo w'abandi, ntabwo byavamo. Icyo munyumve neza, aracyafite ihene y'abandi n'ikiziriko. Igitumye bivuze nuko pasiteri yabikomojeho. Nibwo buryo bwiza bwo kwihana. Ibitari ibyo, kuko Yesu yavuze urugero rwiza, aravuga ngo ibyaha byawe urabibara nuko yaramaze kubyemera. Kuko mu bintu Yesu akora akunda kubanza kubabarira abantu mbere y'ibindi byose abakorera. Ibitangaza byose biuza nyuma y'imbabazi. Arababwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe, yarangiza akamubwira ngo n'icyago cyawe kiragiye. Ntabwo abanza gukuraho ibyago, abanza gukuraho ibyaha. Kuko niyo mission ya Yesu. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo ntabwo bikwiye ko ibyo bintu byemerwa, ngo tubihe intebe tubyemerere byicare. Noneho warumbajije ikibazo kivuga ngo mbese niba ari uko bimeze, akaba ari uko biteye, hakorwa iki? Ishyari rirahari. Rirahari. Kubera iyihe mpamvu? Yesu yaciye umugani, aravuga ngo umuhinzi yasohoye imbuto arayibiba, ayibiba ari indobanure, ayigejeje mu murima, umwanzi nawe araza bibamo urukungu, byose birakura. Rero uko amasaka yagiye akura niko n'urukungu rwagiye rusesekamo imizi. Abahanga basobanura ko urukungu rukura ruseseka rutambika imizi munsi y'amasaka. Abigishwa babwira umwami Yesu ngo mbese y'uwo nyiri umurima arandura mu urwo rukungu. Yarababwiye ngo ntago byashoboka, aruranduye yarurandurana n'amasaka. Hari abantu bihuta kurandura ibintu bitapfa kuranduka, wabirandura ukarandura n'amasaka. Nshatse kuvuga iki? Ushobora kubona intege nke za runaka ugashaka kuzisenya, ugasenya nabo yabwirije ubutumwa bwiza. Kubera iyihe mpamvu? Ya mizi yaraseseye, iragenda igira abantu ikundisha ubutumwa bwiza barabukunda, iragenda igira abantu ikundisha ubwami barabukunda. Ubu n'abantu biteguye kujya mu ijuru. None ufashe wa muntu wahinduye imbaga z'abantu barizera Kristo, uramufasha umuhinduye ikitabaho, uramufasha umuhinduye ibyondo, already wamaze gusenya na ya mitima yakurikiye Kristo. Icya kabiri, abafashirizwaga kuri uwo murongo bakurikiranaga ubutumwa bwiza, wamaze kubakubita hasi, ubaye umukozi wa Satani. Ko Yesu yavuze ngo mureke bikurane bizagaragara mu isarura. Isarura ryageze. Niba byanyuze muri za processes bikagera mu gihe cyo gutabwa hanze bakamuha Satani, ntabwo azaba cyemerewe no kujya kuri ya mikoro. Ariko niba kijya kuri mikoro, hari impamvu zibimutera, hari n'uburyo bikorwamo. Ndatekereza ko ntabwo byaba kabiri bibe gatatu umuntu yarahawe Satani ngo abantu bose baceceke. Ariko niba bataravuze mbere y'igihe, kuki baje bavuga batyo?
njye byakagombye koroha nibura ari itorero ryavuze ngo rigatanga message ngo uyu muntu twaramutenze ntazongere kuvuga ubutumwa. Rero Satani afite ahantu yuririra, ubwo mvuze ku byabaye, ariko noneho no kubitaraba ishyari rirahari, kuko icyazanye Satani ni ukugira ngo arimbure, kwiba, kwica no kurimbura. Ariko icyazanye umwana w'Imana ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Mu gihe atarayimaraho rero irahari. Hari abantu bagira ishyari, yabona nambaye neza atari kuri amutipe, kubundi dusangiye ubuzima ko nta hantu akora ntazi, ubundi abona ikote bigenze gute, akaba yahinduka inyuma akaza akagituraho. Niba mwankundaga muri batatu mukanyanga kugira ngo ntazongera kubona irindi kote, ariko niba Imana yaraciye inzira yo kunyambika ikote izanyambika irindi udahari. Amen. Kuko nta kibuza Imana gukora igitekereza ku muntu, ntabwo amagambo mabi ibisenya abantu, ibikunaniza, ibikwangiza bikureho gahunda Imana ifite. Amen. Ikiriho kizima kandi gikwiye nuko ndeba nkitegereza nkamenya ese koko ndi mu mwanya Imana inshakaho, kabone nubwo ibyo byose bindiho. Niyo ya magambo twasomye yavuze ngo mwebweho muzanezerwe mwishime kuko ingorano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Ishyari koko rirahari nk'uko aba bashumba babivuze, ariko turaza kureba mu mwanzuro uko iryo shyari ryatsindwa cyangwa uko ryarwanywa, maze umurimo w'Imana ugakorwa neza kandi abo ugenewe ukabagerwaho neza ukabahindura, kuko iri shyari rikiriho ntabwo abahindura nk'uko bikwiye. Hanyuma rero hari ndashaka mbwira ku kintu kijyanye n'ishyari, ntabwo ishyari rizarangira. Ishyari ryahereye mu ijuru. Uvuze neza. Ryahereye mu ijuru. Uvuze neza. Nusoma Itangiriro ibice 4, hari inkuru z'umuntu bita Kayini na Abeli. Ni abana bafite ise umwe na mama umwe, nta kinyendaro kirimo. Ariko igihe bajyaga gutambira Imana ibitambo, Kayini ajyana, yari umuhinzi, ajyana injonjore ibiboze. Abeli areba mu masho y'intama, ajyana igitambo cyiza, ajyanira Imana. Igihe rero igitambo cya Abeli cyemerwaga, Kayini yagize ishyari, aravuga ati uyu muvuna muheto wamwica, yica umuvandimwe we. Ishyari n'uyu munsi rirahari, ntirizigera rinakurwaho. Kandi igihe cyose wakoze neza ujye umenya ko n'abanyeshyari bari inyuma yawe. Igihe cyose wabonye promosiyo ujye umenya ko abanyeshyari bari inyuma yawe. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo musenge ubudasiba kugira ngo mutagwa mu mosha. Ahantu habuze amasengesho ishyari riraza rikahatura, kuko ahantu hatari amasengesho n'ijambo simamya ko ryatura. Ishyari riraza rigatura iruhande aho ngaho. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki. Ngiye ndashaka kuvuga ngo nimba uzi ko ibyo urimo ucamo, intambara urimo ucamo ari ingaruka z'icyaha wakoze, ihane cyaha. Nimba atari ingaruka z'icyaha wakoze, ndashaka mubwire ngo hari Imana izakurwanira, hari Imana izagucira inzira, hari Imana izakugira ibyo Yesu azakumanura, Imana ikakuzamura. Haleluya. Kubera ko uri mu mwanya wayo. Oya pastor, ikigeragezo cyose ufite kitari ingaruka z'icyaha ni inzira ya promosiyo. Amen. Ikigeragezo hari igihe Imana iba yaravuze ngo izakwamamaza, ikigeragezo cyaguhagurukira kikuvuga nabi, akaba ariyo nzira yo kugira ngo abantu bakumenye cyane. Reba Joseph byamubayeho. Umudamu yamuhimbiye ikinyoma, ariko nubwo yacyamamaje byatumiye Joseph amenyekana. Kandi ikinyoma ntabwo kizigera gikuraho umugambi Imana ku buzima. Ongeraho ko ikinyoma bamuhimbiye aricyo cyamwinjije muri gereza y'ibwami. Ahubwo ikibazo kirahani iki, urazira iki? Barakubeshyira cyangwa n'icyaha wakoze. Niho navuze ko hari ibigeragezo bitatu. Niba ari ikigeragezo kiva kuri Satani, icyo ngiki Imana izagikubita ishoti. Niba ari Imana yakizanye, numara kwemerwa izaguha ikamba. Ariko niba ari icyo wizaniye, kizwa, ihane, ukireke, niwo muti. Ibindi byose ntibyavamo. Amen. Ibindi byose ntabwo byavamo. Ntabwo byavamo. Iki nongeraho pastor yarabaze kubivuga, ishyari ryo ntiriteze kurangira. Ntabasenge urakaze kubwiza ukuri muvandi. Nasenze Imana, naraye amajoro, naraye mu mazi, naraye mu ibuye, narasenze ayo nshoboye yose. Imana impa promosiyo, irangira ati nanjye nzagukoresha aho bishoboka naho bidashoboka, nzagukoresha mu gihe cyawe, nzaguhagurutsa mu gihe cyawe, uzamvugira uko numva, nzaguha ibyo uzabwira abantu. None irabimpaye, ushaka kubinkubitira, ntiwasenze, ntiwayarayemo. No urashaka kumera nkanjye utavuye. Niba ushaka kumera nkanjye, banza unyuraho nanyuze.
niba ushaka kugira amafaranga nk'aya Diyodoni banza ubaze Diyodoni yanyuze kugira ngo ayabone. Niba ushaka kumera nka Makuza wubatse etaje mwegere umugisha nawe ubwira atari kubundi bakira bate kugira ngo yubake ira etaje nusanga uzayisporta unyuremo nawe uzayubaka. Nubona umuntu atwaye Range Rover banza ubaze mwegere muvandi byaciye mu zihe nzira ubundi bayigura bate akubwire processes nuzinyura muzayubaka. Ariko nushaka kuyubaka utanyuze muri iyo nzira nushaka kuyigura utanyuze mu nzira zinyurwamo uzakora amakosa. Nushaka guhanura utasenze Imana itagutumye uzahanura ibinyoma. Nushaka kubwiriza itagutumye uzabesha abantu. Byanze rikunze nibizakuzanira ingaruka. Imana irategura nkuko umuntu ategura projet akayikora akayirangiza akagera ku cyo yateguye. Ntabwo Imana ari yo y'umuswa itazi gutegura, igira plan by the way, iraplaninga. None iyo ugiye muri plan y'Imana ukinjira muri projet y'Imana ugera no ku mwanzuro w'Imana. Nushaka gukira utakoze bizatuma wiyo. Nibwo buryo bwiza natanga mu mwanzuro ngewe. Wenda ngewe ngereka no ku mwanzuro wanjye ntihagire n'ibindi mumbaza. Hari akabazo kamwe nendaga kubabaza tugenda tunasatira umusozo nyine umwanzuro turabutanga mu minota mike wenda ku munota umwe nukubera iki ibi bibazo ka turi kuganiraho kuko mwara bikurikiye mwajya murabikomozaho mwaduhaye ingero z'abagiye nyine bagwa muri uwo mutego wo gusenyana. Kubera iki ibintu biri kugaragara cyane mu bavuga butumwa b'abadamu cyangwa b'abamama? Ntabwo nemeranya nawe. Ikibazo nuko aribo bagaragaye ariko hari n'abandi bataragaragara. Kandi nkaba nyumva ko iki kintu atari ikintu twavugaho cyane kuko ngiye mbona ari inzira Satani yafunguye kugira ngo ananize abadamu kutavugira Imana. Ahubwo nakabwiye bashumba b'abagabo bazamuke bashyigikire bari abadamu. Ntibemere ko Satani abatwaza iki igitugu kuko nubwo yakoze icyaha haracyari ibyiringiro. Niko ijambo ritubwira ko igiti cyatemwa mu gitondo ariko nimugoroba kikongera kikagira ute kigashibuka. Rero n'ijambo rivuga ngo yewe uhagaze wirinde kugira ngo utagwa. Bari abantu bakwiye kubungabungwa nkuko pasiteri yabivuze. Hari imitima bakijije, hari abantu babizereyemo babonera mu Imana. Urimo kubyumva? Twibuke neza Samsoni Delila yaramurwanyije kugeza igihe Abafilisitiya bamukuriyemo amaso. Ariko igihe cyarageze abwira Imana ngo nimba naragendanye nawe, nimba warabanye nanjye, ongera umereze izindi imbaraga mbashe kwiyora ku Bafilisitiya. Imana iri mu ijuru irumva, imuhereza imbaraga yica Abafilisitiya ibihumbi n'ibihumbi kandi yari yakosheje. Ndashaka mvuge iki rero? Ndashaka mvuge yuko ngewe ntabwo nshyigikira ku mukozi w'Imana agwa. Kuko no mu Baroma ibice 14:4 hadusomere 14:4 ijambo ry'Imana rivuga. Nje ntabwo nza kora ikintu binyuranye nuko ijambo ry'Imana rivuga. Yego urinde wo ucira ucira umugaragu w'abandi urubanza kandi imbere ya shebuja ariho ahagarara cyangwa akaba ari hagawa kandi akaba ari hagaye ari hagwa. Ariko komeza azahagarara kuko Imana azongera hagarare ari ibasha kumuhagarika. Kuko Imana ari ibasha kumuhagarika. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo urinde wocira umugaragu w'abandi urubanza ngo kandi imbere ya shebuja ari yahagarara. Shuti ijambo ritwemeje ko niyo yagwa Imana izongera ikagira ute ikamuhagarika. Imana twishimire kandi Imana tugirire neza. Nta muntu n'umwe ufite ububasha n'uburenganzira bwo gucira mwene se urubanza. Twese dutegereje umunsi umwe Kristo azagarukaho aje gucira imanza abazima n'abapfuye. Niho buri muntu azahemberwa ibyo yakoze. Umuntu ugihumeka na muri saa sita yakwihana. Umuntu ugihumeka na nimugoroba yagarura umugabo w'abandi. Umuntu ugihumeka mwuka bere yamusanga n'amafaranga yakwibye akayagarura. Rero icyo kire kuba intwaro ituma ubwami bw'Imana busenyuka kuko bari abamama uvuze bigishije ubutumwa bavuze Imana abantu barakira mu mitima bavuze Imana abantu barahinduka. Haracyari byiringiro kuba bagihumeka ko Imana yakongera ikabakoresha. Kandi niwitegereza neza abantu Imana yagiye ihamagara bose bari abanyabyaha. Ndashaka mvuge ngo nabariya ntabwo dushyigikira amakosa oya, ariko nabariya tugira uburyo tubatwaza, tugira uburyo tubasengera, tugira uburyo tubingingera, tugira uburyo tubagendera, duha agaciro ko ari imirimo bakoze. Nitwemere ko Satani yica imitima ya benshi.
wenda icyo nakongeraho kuri icyo kintu warubajije uvuze ku kigendanye kuki nicyo kibazo ubajije byagaragaye ku bagore. Ndabisobanura muri ubu buryo. Abagore byagarutseho si bose bavuga ubutumwa bwiza, ahubwo nyirabayazana nimwe ariyo nshaka gutangamo inama, kuko imbarutso y'ibyababayeho bose uko bagaragaye kuri social media, ibintu bakubitiwemo, ibintu byabagarutseho bitari byiza ni ubuhamya. Inama nshaka gutanga ni iyihe? Mu gihe ubuhamya bwubaka umuntu ryari, igihe uvuze ikigeragezo cy'urugo wanyuzemo ukagihagararamo neza ukanesha, nyuma yo kunesha ukaba ufite ibyishimo byuzuye n'uwo mwageragerejenyijwe hamwe, aguhaye akubereye open, akakwemera gutanga ubwo buhamya butange. Munyumve neza, kandi nabwo ubutange mu gihe cyo kwigisha umuryango. Ntabwo ari ubutumwa bwiza bwa rusange. Mu gihe uri kwigisha umuryango ukaba warageragejwe n'urugo, ubaye umugabo cyangwa umugore, bikakuzengereza mukabanaho nk'inkuba, ariko igihe kikagera mukabumwe mugahuza, Imana ikabaha gutsinda, mukaba muhagaze mwembi, muzahagarare munagendane mutangane n'ubwo buhamya. Umubwira ati ngewe narakubangamira gasheri, ati nanjye narakujegezaga mugabo wanjye, nanjye nari narakubangamiye mugore mwiza, nanjye nari narakuzengereje wa mugabo we, sinakugana. None aba bantu nibatangana ubuhamya bazubatorero kandi rizunguka. Ariko nuhagarara hari uri umugore ukava mu mugore agabo yangenza gatya akangenza atya, ejo hakabone kubivuguruza, ibyo wavuze byose bizahindukira inyuma. Icyo nshaka gutangamo inama ni iki? Nuko nuwari ufite inyota yo gutanga ubuhamya abanze yitonda arebe, ese koko ibyo bintu ari kuvuga yaranesheje, yarabitsinze, yarihanganye agera ku mwuzuro w'urugo rwe ku buryo ruri presentable ruvuye mu makuba. None niba byarakunaniye ugahunga, bikakunanira umugabo akagenda, bikakunanira ukajya gushaka, uri murigisha ngo iki? Ko nta kuri kurimo. Nyirabayazana yo kuba byaratasa abagore nabavuze ubuhamya bw'ingo zabo. Ikintu ntari kwemera, ndi gutanga inama, si byiza gufata umuntu mutabana cyangwa se mubana ngo umwambike ubusa imbere y'iteraniro, imbere ya rubanda. Iyo image umusize ntabwo yubaka benshi nubwo wibwiraga ko wabubakaga. Icyaba cyiza, bwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo burahari. Bwira abantu ibyaha bihane, bwira abantu gukomera bakomere. Ariko wibabwira ngo narajegeye n'ubudacyarira, kukira si kubabwira ngo bakora iki? Ayo uri kubira niyo bafite. Yaranzengereje, singira gatenge, singira karaso ku mubiri, ariko ndacyakomeje gusenga. Manzu uvuge ko wihanganye uranesha, none mwabaye umwe, imbuto zawe zaramuhinduye. Amen. Niba zitaramuhinduye uri murigisha iki? Amen. Nicyo ndashaka kugira ngo nyuranyeho na pastor ho gatoya. Izi nama ntanzi, umuntu wese wifuza kuvuga ubuhamya nahagarare n'uwo babana. Niba ari ubuhamya bw'urugo, umwe avuga ati haraho nagusekuraga, undi ati nanjye narakujegezaga, undi ati aha warambangamiye, ariko turashima Yesu waduhuje, none turi umwe, turubakitse. Ubwo buhamya bwubatse umuryango, bwubatse societe. Ababo nabemera bakajya kuri YouTube. Ababo ngewe nababwira ni muhaguruke mubwira batuye isi nabo bihanganira ibyo barimo, ahari umunsi umwe bazongera nabo bahagarare nkuko namwe muhagaze. Amen. Ariko uri kuvuga uri wenyine, cyangwa se uri kubivuga uri kubeshyera undi, uri kubivuga ufite gahunda yo kugenda. No, usenye ibyo wavuze. Nicyo nge mbona navuga. Mu yandi magambo soza, ubutumwa bwiza burahari. Twere kuvuga isoni z'ubwambure bw'ingo zacu, twere kuzana umuryango ngo ari w'ikigisho, twere kuzana imiruho y'urugo ngo ari ubutumwa, twere kuzana ubuhamya burimwe amafuti ngo buze buhamya bugomba kwigishwa abantu.
kuko ubukurikiye aragira agahinda atekereze noneho n'uwari ugeze ku minuka aravuga ati yewe niba n'uyu yarananiwe asenga atya reka nanjye nkuremo akanjye karenge kuko uraho umuhaye morali yo kugenda kuko niwambira none se wambira ngo wanze no kumubabarira none se njye nzakora iki imbabazi utagiriye wowe se nzazigirira uwanjye ubwo uranyigisha ngo iki mbwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo nihana ibyaha ibyawe n'urugo byihorere nicyo kintu nabwira abamama cyangwa se abapapa kuvuga ubutumwa bwiza babuvuge bakure mu muryango gushyira umuryango hanze nizo ngaruka bafite uyu munsi kuko icyatumye n'uwagiye kwiregura yaravuze ati uriya uvuga ngo umugabo yaragarutse n'uwanjye yajyanye niyo sije yatumye biba ikibazo habaho research nyinshi abakenera gucuruza nyine nabo barashakisha bagenda bashaka impamvu batanze amaviyuzi kuko niba ari inkuru zakurikiye zarinjije zarinjije ariko sinifuza ko viyuzi nyinshi zibe ku magambo yabiracitse hari ubutumwa bwiza abantu bakeneye kumva bubure viyuzi ahubwo abadukurikiye ndabagira inama yo gukurikirana ubutumwa bwiza izo nkuru zakirabaye nizica abantu intege nizitera abantu abadayimoni ahubwo bumva ubutumwa bwiza bakurikira ijambo ry'Imana bazabona ubwengorano zihoraho. Barakoze cyane Pastor Jean Baptiste, arakoze cyane umushumba Dieudonné. Nukuri ni by'igiciro iki kiganiro ndabizi ko kiri buhindure benshi ari abavuga butumwa bakozi b'Imana cyangwa n'abandi bantu abakristo basanzwe kiragiraho kibavana naho kibageza. Ni ikiganiro cyiza nanjye hari inyigisho nyinshi nkuyemo. Dusoza turabizi neza ko hari abantu benshi bakunze kubera iki kiganiro cyangwa basanzwe bakunda ariko batazi aho bashobora kubabonera, batazi uburyo bashobora kubabonamo direct. Niba bishoboka Pastor Dieudonné, mwavuga uburyo umuntu yababona byoroshye kugira ngo ubakenera nyine ashobora no kubahamagara bagisha inama cyangwa agira ikindi kintu yababaza. Ushaka kubona nimero yanjye wakwandika ko Ijambo Rikiza TV, Ijambo Rikiza TV, aho hepfo uzabona nimero yanjye. Urakoze. Narangiza nakore subscribe. Yego. Na share byose. Ntekereza ko ari chaîne inyuzwaho ivuga butumwa gusa. Acha ivuga butumwa gusa. Kuri Pastor Jean Baptiste we wamushaka ubu ngubu yamubona gute byoroshye? Murakoze cyane. Mbere yuko banshaka ndavuga utuntu tubiri abantu bitegereza iki kiganza kigizwe n'intoki eshanu. Muri izi ntoki ko ari eshanu nta na rumwe rwashobora kugira icyo rwimarira. Uru ntirushoboye, n'uru ntirushoboye, n'uru ntirushoboye, n'uru ntirushoboye, n'uru ntirushoboye, ariko zifatanyije zose zirashobora. Amen. Ubumwe nibwo buzadushoboza gukora ibyo Kristo yaduhamagariye. Haleluya. Twemere tubumwe kuko turi ingingo za Kristo. Amen. Nkuko intoki zibumbye ikiganza niko wowe nanjye nuriya tubunze twuzuye umubiri wa Kristo. Dukora icyo bizatuzanira ingororano. Hanyuma ukeneye kumbona yambona akoze uburyo bukurikira. Ngira channel yitwa Urakenewe TV. Iyo ukoze kuri Urakenewe TV uhasanga nimero yanjye. Ukimara kuyikoraho kuri subscribe urabutanze umusanzu ukugira ngo ure notification y'ibiganiro tujya dukora bizajya bikugeraho. Hanyuma ukoreshe ya na comment z'ibyo wifuza kutubwira utatugira inama uzandikeho. Hanyuma wifuza kutwandikira cyangwa se kuduhamagara by call cyangwa se by telephone waduhamagara kuri 0782 31 66 37. Iba no kuri WhatsApp byakorohera kutuganiriza. Imana ibahana umugisha natwe. Amen.